nkicana mashini rero nk'ibisanzwe nahise nkubitana n'ibaruwa ndende cyangwa se ibaruwa Vestina ndetse na Dorcas banditse batangaje yuko batagikorana na MI. Itangazo ryemewe. Vestina na Dorcas batangaje ko bahagaritse ubufatanye bari bafitanye na MI nyuma yo gutekereza cyane no gusuzuma neza. Twebwe Vestina na Dorcas twafashe icyemezo cyo guhagarika ku mugaragaro ubufatanye twari dufitanye na MI. Abantu benshi nakomeje kugenda numva bavuga ati impamvu Murindahabi Vestina ndetse na Dorcas bahise batandukana nuko Murindahabi yatereye ivi uwundi mukobwa. Rero bati impamvu bahise basohorera itangazo nuko Murindahabi atabaye agishakanye na Dorcas ahubwo akajya gushakana n'uwundi mukobwa kandi ataye Dorcas. Akavuga ati ibi nibyo bibabaje bibabaje iri tsinda bagahitamo guhita basezera. Muzi neza ko Vestina yabyaye. Igihe rero yabyaraga Dorcas, mbere yuko abyara Dorcas yuriye rutemikirere akurikira Vestina baguma muri Canada. Ngo nkwibutse ko ubaye wifuza kugura inzu yo gukoreramo cyangwa yo guturamo, kugura ikibanza cyangwa umurima wo gukoreramo iby'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, twegere tugufashe. Duhamagare kuri iyi nimero 0787 7 32 42 19. Umuranga mwiza aguhuza n'icyo ushaka. Ndagushuhuje kandi nkwifurije amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, wowe mukunzi wacu ubana natwe ukurikira ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu tugenda tugenera abagenerwa bikorwa bacu ba buri munsi. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese, reka tukubwire ngo nibibane nawe ntiwayobye. Aha ni ko Heburayo TV, naho ngiye wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Nkibyuka muri kino gitondo nkicana mashini yanjye nk'ibisanzwe. Iyo mbyutse mu gitondo mbaza umugore ngo waramutse ute, namara kumubaza ngo waramutse ute nkahita mpindukira nkareba iruhande rwanjye haba hari mashini, nkahita ncana mashini nkahita ndeba amakuru y'ibyaramutse. Nkicana mashini rero nk'ibisanzwe nahise nkubitana n'ibaruwa ndende cyangwa se ibaruwa Vestina ndetse na Dorcas banditse batangaje yuko batagikorana na MI. Rero no kubivugaho ni ibintu byabaye kandi ni ibintu bihari. Wenda ku bantu twari dukumbuye Vestina ndetse na Dorcas, dore ko bari bamaze iminsi badasohora indirimbo, cyane cyane ko ubwo hari kuvugwa ku makuru ya Vestina yuko yabyaye n'ibindi byagiye bimuvugwaho byinshi bitandukanye. Ariko kandi nanone ni abakobwa bagize umumaro munini cyane muri gospel, bagize umumaro munini wo gufasha imitima ya benshi. Ntago nzibagirwa nk'indirimbo ivuga ngo urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhereye mu mizi, iminwa y'abadukwenaga warayicecekesheje uravuga, nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo, umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami. Rero ni ibintu byumvikana neza yuko aba bantu bafashije imitima ya benshi. Ngira ngo nawe ushobora kuba warabakundiye ku ndirimbo zitandukanye, harimo nk'ibuye n'izindi. Rero imikoranire yabo na MI yahagaze. Ubwo ni imikoranire
yabo ndetse na Murindahabi Irene nabo yahagaze. Basohoye rero ibaruwa banditse mu rurimi rw'Icyongereza, hanyuma nabashije kuyishyira mu Kinyarwanda. Wenda nyishyize mu Kinyarwanda ndagira ngo nyisome cyangwa se nyigusomere wowe ukurikiye iki kiganiro. Iravuga ngo itangazo ryemewe. Vestine na Dorcas batangaje ko bahagaritse ubufatanye bari bafitanye na MI nyuma yo gutekereza cyane no gusuzuma neza. Twebwe Vestine na Dorcas twafashe icyemezo cyo guhagarika ku mugaragaro ubufatanye twari dufitanye na MI, kandi iki cyemezo gitangira gushyirwa mu bikorwa aka kanya. Mbere na mbere turashimira byimazeyo MI yabaye umugisha kuri twe kuva mu itangiriro. Batwemeye, bashora imbaraga mu nzozi zacu kandi batuyobora mu gihe twari tubikeneye cyane. MI yabaye nk'ababyeyi mu rugendo rwacu, badutoza, baturinda kandi badufasha kuba abahanzi n'abantu turi bo uyu munsi. Tuzahora dushimira urukundo, ubufasha n'amahirwe baduhaye. Iki cyemezo nticyafashwe mu buryo bworoshye. Twashimira ibyo twagezeho hamwe ndetse n'ibyo twibukiraho twubatse, ariko muri iki gihe twabonye ko ari ngombwa gukomeza urugendo rwacu twigenga, dukurikije icyemezo cyacu, indangagaciro zacu ndetse n'ejo hazaza twifuza kubaka. Dufitanye icyubahiro n'ishimwe ikipe yose ya MI. Tubifurije gukomeza gutsinda no kugera ku bindi byinshi mu bikorwa byabo ndetse biri imbere. Ku bafana n'abadushyigikiye, murakoze kuba mwarabanye natwe muri buri ntambwe y'urugendo. Urukundo rwanyu no kwizera bifite agaciro gakomeye kuri twe. Ibi si iherezo, ahubwo ni intangiriro y'igice gishya. Twishimiye ibiri imbere kandi ntidushobora gutekereza kubisangiza namwe. Urugendo rurakomeje, turabakunda kandi turabashimira. Imana ibahe umugisha. Iyi ni inyandiko ndende yasohowe na Vestine ndetse na Dorcas. Hanyuma mu minsi ishize ubwo namenyaga amakuru y'uko Vestine ndetse na Dorcas, kuko ni ibintu byari bimaze iminsi, wenda abantu bamwe bari batabizi, ariko byari ibintu byari bimaze iminsi birimo kugenda bivugwa. Njye nkimara kubimenya rero nahise ntekereza ikintu cyaba gitumye MI ndetse n'iri tsinda bahagarika imikoranire. Ariko bakunzi mudukurikiye, ndagira ngo wenda mumanze mutekereze iki kintu. Ntabwo ari uko Murindahabi ndetse na Vestine, ntabwo ari uko bashwanye, ntabwo ari uko bagize icyo bapfa. Murabizi ko mu ntangiro zabo hari igihe mama w'aba bakobwa yigeze gushyirwa amakuru atari meza y'uko Murindahabi abarya. Hanyuma uyu mukecuru rwose agatega ritiko, agahaguruka mu Ruhengeri akaza yirukanka akaza gushaka Murindahabi Kigali, amubwira ati ndashaka cane y'abakobwa banjye kubera y'uko urandya. Ibi bintu byaravuzwe, biza kuba ngombwa y'uko Murindahabi ndetse na mama w'aba bakobwa ndetse n'aba bakobwa baza kugirana ikiganiro. Ibi bintu baza kubiha umurongo ndetse binagenda neza cyane. Nibwo bakomeje n'ubundi kugira imikoranire.
ndetse abantu bagatekereza bati byanga bikunze Murindahabi azarongora umwe muri aba bakobwa. Abantu bagiye kubona babona Vestina ashatse baravuga ati n'ubundi ubwo Dorcas agihari azashakana n'uyu mukobwa. Impamvu mbivuze, abantu benshi nakomeje kugenda numva bavuga ati impamvu Vestina ndetse na Dorcas bahise batandukana nuko Murindahabi yatereye ivi uwundi mukobwa, kuko bumvaga yuko Dorcas byanga bikunze azabana na Murindahabi, akaba ari we bakora ubukwe nyine bakabana nk'umugore n'umugabo. Rero bati impamvu bahise basohorera itangazo nuko Murindahabi atabaye agishakanye na Dorcas, ahubwo akajya gushakana n'uwundi mukobwa kandi ataye Dorcas. Akavuga ati ibi nibyo bibabaje bibabaje iri tsinda, bagahitamo guhita basezera. Ahangaha 99.9% nta kuri kubirimo. Impamvu ndaza kuvuga ngo nta kuri kubirimo, Vestina ndetse na Dorcas inshuro nyinshi iyo bagendaga bakora ibiganiro wabonaga ko aba bana b'abakobwa bafataga Murindahabi nka papa wabo. Bikaba ari ko mbivuga, bamufataga nka papa wabo kubera rimwe Murindahabi kuri we yarakuze, kabiri abarusha ubumenyi, gatatu ari na bosi wabo. Uri kumva rero nta ibi bintu byo kuvuga ngo guteretana ku bana, oya, ibi ngibi byo mube mubishyizeho akarongo, ahubwo ukuri mu gushakire ahandi, kubera yuko ntabwo ari cyo gitumye aba bantu bo ubwabo batandukana. Mu minsi yashize ahubwo muzi neza ko Vestina yabyaye. Igihe rero yabyaraga Dorcas, mbere yuko abyara, Dorcas yuriye rutemikirere akurikira Vestina baguma muri Canada. Uri kumva? Hanyuma ahubwo ukuri tugushakire, niba Dorcas yarasanze Vestina muri Canada akaba ariho bari, ahubwo ntibaba ariho bagiye gukomereza ibikorwa byabo, bakabikora nkabo ubwabo nyine nk'uko babitangaje mu nkuru yabo muri iyi baruwa banditse, kuko nyibashyiriye mu Kinyarwanda, ndanayishyira no mu Cyongereza uko yari yanditse nta kibazo. Hanyuma kuko muri iyi baruwa banditse batangaje yuko gutandukana na MI ni ibintu byari bikomeye, bavuze ko ari umwanzuro utari woroshye, kandi koko nujya gutekereza urasanga ari umwanzuro utari woroshye, kuko gufata Vestina na Dorcas urebe ubuzima bari barimo. Uri kumva? Numara kubona ubuzima bari barimo, urahita kandi nanone ugaruka uvuga uti ahantu bari bageze, Vestina wari umeze gutya, Dorcas wari umeze gutya, biraguha icyemezo cy'uko koko gutandukana na MI cyari icyemezo gikomeye cyane. Uri kumva? Kuko ufashe ukuntu yabafashe, rimwe bari bakiri abana, kabiri no kuba bakwisohorera audio batabibasha, gatatu uri kumva nta mbaraga n'izi na nkeya zo kumenyekana zihari, kuko bakora ikiganiro umunsi wa mbere bagikoranye na Sam Gakire, icyo gihe wakoreraga Urugendo TV, ubu ngubu bafite Urugendo online. Hanyuma bakorana ikiganiro, Murindahabi akikibona arazamuka nk'umuntu. Murindahabi nawe wari ugitangira inzira yo kumanaginga abahanzi. Mbibutse iki gihe Murindahabi ajya gufata Vestina na Dorcas, yamanagingaga umuhanzi witwa Niyo Bosco, umwe ufite ikibazo cy'ubumuga bw'ubuhumyi,
niwe icyo gihe yamanagingaga. Akimara kubona aba bana nabo abashyira mu muryango wabo amanaginga, arabamanaginga, abikora neza cyane. Nibwo twatangiye kubabona, tubabona ku Ndirimbiriba, tubabona ku Ibuye, tubabona ku zindi zigiye zitandukanye. Ejo bundi barazamutse bakubise mu Giswahili, barazamutse n'izindi ndimi. Ubona ko gutandukana na EMI nk'uko babivuze ni urugendo rukomeye ndetse runakomeye cyane 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 cyane. Rero ubwo Vestina ubwo Dorcas yuriraga Rutemikirere yerekeza hariya muri Canada, ntago yagarutse na n'iyi saha aracyari hariya muri Canada. Rero njyewe nka Ngoboka Miriam Theo ntekereza yuko bakimara kugera muri Canada bashobora kuba baragiranye ibiganiro na Murindahabi, cyane ko nabo ubwabo bafite uko bamaze kwiyubaka, ugatereka twikorane. Kuko nanone ufashe kuzafata indege ukajya muri Canada, ugashutingirayo, ugakora indirimbo, ukazongera ukagaruka mu Rwanda, ntekereza yuko ayo mafaranga yaba agiye kuri iyo ndirimbo, ntekereza yuko atazagaruka. Kandi ibi ngibi ntago mujye mumenya iki kintu, ntago baba bagikoze kugira ngo banezeze Abanyarwanda gusa, banezeze imitima y'Abanyarwanda gusa, ahubwo iki kintu kiba kinakozwe mu rwego rwo kugira ngo n'agashahara kaboneke, mu rwego rwo kugira ngo n'agashahara kaze, kubera yuko na Bibiliya iravuga ngo buri muntu atungwe n'imirimo y'amaboko ye. Niko biba bigomba kugenda. Rero ntekereza yuko wenda kuko Vestina yaragumye muri Canada, of course, na Dorcas akamusangayo, ntekereza ko ari kimwe mu bintu bitumye EMI ihagarara, atari uko Vestina atari uko Dorcas atabanye na Murindahabi Irene nk'uko abantu bakomeje kugenda babivuga. Ikindi, Abanyarwanda turahombye, by'umwihariko Abanyarwanda ba EMI, inshuti za EMI. Kabiri, abantu twakundaga ibihangano bya Vestina ndetse na Dorcas, 90% turahombye. Impamvu munyemerere mbivuge, icyambere 50% bashobora kudakomeza iyi nzira yo kuba abahanzi, bashobora kutongera kuririmba. 70% nuko nibakomeza no kuririmba batazaba bafite umuvuduko nk'uwo bari bafite bagikorana na EMI. Uri kumva? Noneho 80% imikorere y'ibihangano bajyaga bakora nayo ubwayo iri buhinduke, kuko nk'abahanzi baraza kubyumva. Iyo hari producer mwamenyeranye, wamenyereye kugukorera, iyo uhinduye undi producer, hari ukuntu indirimbo zawe zisa naho zihindukamo ukuntu, rimwe na rimwe ishobora guhinduka nziza, kabiri ishobora guhinduka mbi bitewe n'uwagukoreye. Rero urumva ko izi ndirimbo nazo ubwazo zishobora kuza guhindukamwo ikibazo. Niyo mpamvu ze ngo Abanyarwanda turahombye, by'umwihariko aba gospel turahombye, kubera ko hari ibintu tugiye guhita tumera nk'aho dutakaje muri ibintu bigendanye n'umuziki kuri Vestina ndetse na Dorcas. Kabiri, mbanze mbibutse yuko Vestina ubu yagize inshingano nyinshi, harimo kwita ku rubyaro. Muri Canada ntabwo ari mu Rwanda, mpamvu nimbivuga gutya atari mu Rwanda.
uba usanga n'akazi kaho gakomeye kurusha akazi dukora hano, ni wenda yaragize amahirwe yo guhita akabona. Cyokora simbizi, ntabwo mbizi, ariko abaye yarakabonye nabwo uri kumva biragoye kugira ngo wenda abantu base n'ababyumva. Ufashe Ngabo Medali uko ajya muri Amerika, uko yaririmbaga, yagezeyo indirimbo aririmbiye muri Amerika ziba nziza rwose pe. Ariko nanone wibuke ko ashobora kumara umwaka atari yasohora indirimbo. Si uko adafite inganzo yo kuririmba, si uko atanabikunze, ahubwo yinjiye mu nshingano nyinshi zituma kuririmba ashobora no kuba yabiburira n'umwanya. Ibyo rwose bibaho, ni n'ibintu binashoboka cyane. Rero uri kumva ko Vestina ndetse na Dorcas nabo dushobora kuba hari ibintu tugiye guhita duhomba muri uyu muziki. Hari ubuhanuzi bwari bumaze iminsi buhanurwa kuri aba bakobwa, kandi nanone bikavugwa yuko Imana yabakuyeho amaboko. Ntabwo ndaza kubitindaho kuko ntabwo mbizi. Ese ariko nanone tugenda tukavuga ngo niba itandukanye na MI, kandi ikaba itari yatwereka ko hari iyindi mikoranire n'undi muhanzi yaba ifite, aho nabyo ntabwo ari ibintu bigiye guhita bibasubiza hasi, bikaba nka cya kimenyetso kigaragaza neza koko ko Imana ishobora kuba yarabakuyeho amaboko. Ibyo mbizi, uri kumva. Gusa nanone njye ku rwanjye ruhande, kuba Vestina na Dorcas batagikoranye na Murindahabi Irene, njye ku rwanjye ruhande ndababaye kuko nakundaga Vestina na Dorcas, ariko by'umwihariko nkabakunda bari kumwe na Murindahabi Irene, kuko Murindahabi Irene ari mu banyamakuru nkunda, ari mu bantu nkunda. Rero kuba yari ari kumwe n'aba bana nabyo ubwabyo numvaga ari umugisha, kuko nabo ubwabo ndabakunda. Kuba rero iri tsinda ritandukanye naryo ubwaryo ni ikibazo. Hanyuma mu kiganiro The Choice kibera kuri televiziyo, umunyamakuru Phil Peter yigeze kugira ati, njyewe ubwo ni igihe Murindahabi yari yasohoye filime bwa mbere, aravuga ati, njyewe nkimara kubona tureya ya filime, nahise ngira iyerekwa, mbona yuko MI, mbona yuko ibyo kuririmba byahagaze. Aravuga ati, njyewe mbaye mbivuze ibi bintu kuva Murindahabi Irene yinjiye muri filime. Uyu ni umushinga mushyashya ashimbuje wa Vestina ndetse na Dorcas. Uri kumva ko rero abantu baba babyitegereje, hari ukuntu baba babirebye. Ibuye ryo kwizera ryamaye ntiryari guhusha Goliyati. Rero ukumva, niyo mpamvu nari ndi kukubwira ngo ni utuntu tugenda tugaragara neza yuko abantu bari bamaze gutera imbone yuko iri tsinda rya Vestina ndetse na Dorcas, imikoranire iri hagati ya Murindahabi Irene cyangwa se na MI, yuko iyo gahunda rwose imeze nkaho ntayihari. Rero inkurira nzibaye impamo, Vestina na Dorcas ntibagikoranye na Murindahabi, amasezerano barayasheshe. Inkurira nzibaye impamo, Vestina na Dorcas ntibagikoranye na Murindahabi, amasezerano barayasheshe.
Banyarwanda turabyakira dute? Iyi ni inkuru y'incamugongo. Abanyarwanda turabyakira dute? Iyi ni inkuru y'incamugongo. Ntabwo mbabeshya, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'incamugongo. Ariko Murindahabi courage mu bindi bikorwa bye bitandukanye, nanabibonye neza wujuje 1 million subscribe base. Courage, kora cyane, ndetse n'ibindi bikorwa kora cyane, ndabizi neza bizemera. Kabiri, Vestina ndetse na Dorcas, namwe niba mwiyumvishemo yuko mugomba gukora yandi maboko, namwe reka mbabwire ngo courage, mubikore neza. Namwe kandi niba mutarambitse inganzo hasi, mubikore neza. Namwe ndabizi neza yuko bizemera, ndabizi neza yuko bizemera. Imana izabashyigikira nimubikora neza, ariko nimubikora mushyizemo ibyaha, aho ngaho ntabwo mpari, nta Imana izabatangariza rwose. Nta Imana izabatangariza, icyo cyo nacyo nanjye mbaye nkivuze, mbaye nkishyizeho umucyo. Hanyuma rero mukore, tubari inyuma. Ndabizi neza yuko abakunzi ba Vestina ntabwo bazanga gukorana na Vestina kubera yuko atakiri gukorana na MI. Cya kabiri, ndabizi neza yuko abakunzi ba Irene ntabwo baraza kumuvaho kubera yuko atagikoranye na Vestina ndetse na Dorcas. Akazi karakomeje ndetse n'ibikorwa bishyashya birakomeje. Reka rero mbifurize kugubwa neza, mbifurize amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Abakunzi bacu mudukurikira, mugakurikira n'ibiganiro byacu, reka mbabwire ngo ibindi biganiro byo nakagaruka. Shalom, shalom.